Rayon Sport isaro ry'Inyanza n'ikipe kirangirira rwanjye n'ugutsinda nitwa Gikundiro cya Ndabereye umuvandimwe wa rubanda niba mugira ngo ndabeshya mu bazafana banjye n'abanyamakuru bari hano turaho Rayon Sport Nyange isaro ry'Inyanza. Amaro y'Imana nshuti bakunzi ba Get Sport News ndabasuhuje mbabwira ati mukomeze mugubwe neza cyane hirya no hino ho muri mu duce tw'igihugu dutandukanye amajyepfo amajyaruguru burengerazuba iburasirazuba ndetse no mu mujyi rwagati wa Kigali ndabashuje rero mbaha ikaze muri biganiro byacu bya sport bitandukanye uno munsi tugiye kugaruka mu ikipe ya Rayon Sport aho bari kwifuza umutoza hari ingingo Francis ndetse turebereye hamwe ibigenda bivugwa kuri uwo mutoza na Rayon Sport. Muri studio muri kumwe nanjye Charles ntamwemeze ariko nk'ibisanzwe ntagomba ndi jyenyine ndi kumwe nanjye aka kanya na mugenzi wanjye Anastase tuyishimire turi kumwe na Democracy Eric ndetse na mugenzi wanjye Anastase tuyishimire nibo tugiye kubana muri kino kiganiro cyo kuri no munsi tugiye kugaruka ku makuru arimo avugwa muri Rayon Sport nkuko mwabyumvise ndetse turanyura no muri AS Kigali turebe abasore barimo bashakishwa hariya kugira ngo bazabafashe mu mikino ya Confederation Cup cyangwa se Champions League nibaramuka batwaye igikombe cya championnat. Niyo mpamvu rero aka kanya nakiriye Eric Democracy. Eric wa umeze ute? Yameze neza cyane niko navuga ko muri weekend ubona ko ibintu ari sawa kwa gatanu wari umunsi rwose ubona ko abantu rwose uwo munsi bamaze kushyira mu mutwe nubwo ibihe byahindutse kuko turabizi imbere wa gatanu bagaru wa gatanu abantu bashima dukiye cyane ubona ko abantu bifuza rwose kuryoshyamo ariko bitewe nuko ndi kubona icyorezo cyakajije umurego niyo mpamvu kuri uyu munsi mbe na mbere tuba tugomba kubwira abantu ati nyaboneka agapfukamunwa hafi kuko imibare cyarisobonye ko yatangiye kuzamuka cyane ubwo tuboneraho n'akanya rwose dusuhuze n'abantu baba batwereka ko buri munsi tuba turi kumwe cyane cyane hari ku iposita mu mujyi wa Kigali urabona hari umusaza bita PDD niwe wa mbere mu gukora telefone tekinisiye kabisa akorera mu gikari ukigera ku iposita mu gikari ukinjira tubona icyapa cyanditseho tamtam kwinjira amahoro rwose ahita yirepara mu masegonda bayirangije ubwo urumvikana ariko abari na mugenzi we hari undi nawe umuntu wa mbere ucuza ari amashini mu mujyi bamwita Nepo Twizere akaba ari nawe ufite rwose kampani yari mu mujyi wa Kigali nayo ifite ibikoresho bya electronique bitari Opinion. Bose rwose turadutangira tubasuhuza uyu munsi kuko n'abantu badahwema kugaragaza ko baba kuri ibiganiro byacu byaba ari kuri DA Kona byaba ari kuri Get Sport News ndetse na Mudaharisi. Baramwumva ko umutsara Amerike ameze neza cyane tukaba tugiye kubana rwose muri kino kiganiro Amerike tudatinze tutagiye mu byo kuryongora byinshi cyane. Urabona Rayon Sport irimo irashakisha umutoza hari ingingo Francis kandi turabizi ko Francis yahagaritswe n'ikipe ya Police. Ese nyuma yo gusezera kwa Gibuka subona hari ingingo Francis ari we wari umutoza uri kuri calibre yo kuza kubyimba Rayon Sport akageza kuri bya bihe byiza twayimenyereho ko dore ko tuyizi ko ari equipe igira abatoza bakomeye cyane. Nibyo Rayon Sport nibyo irifuza umutoza hari ingingo Francis nyuma yo kwirukana umutoza wa Gibukasa gusa abantu benshi nyine urumva batabyibazaho Rayon Sport tuzi mu myaka yashize tuzi Rayon Sport yakinye amatsinda CAF Champions League ifite abatoza bakomeye ifite abatoza ba Minaete ifite abatoza turayizi kuva kera kubwa umutoza w'umukongomani wanditse mu ikipe amateka mu ikipe ya Rayon Sport bitaraho Rushungu turabaza aho batoza baturukaga kije tubizi ko babaga bamaze gukora ibigwi cyangwa bamaze kubaka izina mu makipe yabo bakaza noneho kuri ubu ita uzana umutoza hari ingingo Francis turamuzi nibyo yagerageje gukora ibintu mu ikipe ya Mukura abantu batatekerezaga yesha igikombe cy'amahoro ndetse ayihana imyanya myiza muri championnat ariko uyu mutoza hari ingingo Francis abantu bamwitegeza abona ko ari wa mutoza udari wa mutoza bavuga ngo yaza mu ikipe ikomeye ngabashe kuba yayimanaginga cyangwa bashe kuba yahesha igikombe niba abatoza bari kuri calibre nkaba twavuga nkaba Abdou Mbarushimana niba abatoza twavuga bameze nkaba Justin Bisengimana abatoza bafata amakipe twavuga ari middle class bakabasha kuba bayeneutraliza cyangwa bakabasha kuba bayaha ibyo bifuza ariko wamuziza muri ya kipe ikomeye ko Abdou Mbarushimana urugero natangaga turamuzi yatoje ikipe ya Rayon Sport twe turabizi ako byaramunaniye
si bimunaniye kuba yari umuswa, ariko ni kwa kundi aba yibeshye urwego rw'imitoreze, aba agiye ku ikipe imurusha ubushobozi cyangwa afite za karite zo kuba yazamura abana, ariko kuba yajya muri cya gihe cya kompetisiyo cyangwa kujya mu ikipe ishaka ibikombe bikaba byamubera imbogamizi. Rero niyo mpamvu navuga ko hari ingingo Francis kuri shuwa ya Rayon Sport bamufashe njye kubwa nyine mbona ko bababaze nabi, kuko umutoza Rayon Sport ikene wa mutoza uba uzi guhatana ku bikombe, wa mutoza watwaye ibikombe ahantu hazwi, ni wa mutoza ufite ibigwi, niko navugwa ufite ibigwi nk'uko turi kuvugwa ba Minete, turi kuvuga ba Raoul Shungu, nibo batoza bari kuri karibu ya Rayon Sport. Mu gihe rero yaba ifashe umutoza iyo yafashe yirukanye Bukasa cyangwa Bukasa yeguye, bakazana umutoza hari ingingo Francis, ku bwanjye Rayon Sport yaba ikoze amahitamo mabi. Ngabyumvise ni ibyo ngibyo, Rayon Sport yaba ikoze amahitamo mabi nyuma yo gusezererwa na polisi, wowe ukamutoragura ukamuzana. Urumva ko ntago ari byiza ku bariyo, ntago ari inkuru nziza abariyo bashaka kumva ko Rayon Sport isigaye yifuza abatoza birukanywe n'andi ma equipe hano mu Rwanda, by'umwihariko bananiwe umusaruro, atari uko bamufashe ko ari wa mutoza wenda wakoze ibintu bikomeye muri iyo equipe akayesha igikombe cya championnat bidasanzwe cyangwa se n'igikombe cy'amahoro, ugasanga Rayon Sport yamwifuza aho byabyumvikana. Ariko mu gihe ari wa mutoza wahagaritswe na equipe runaka, kuzanwa na Rayon Sport ge ntago mbibona nkaho Rayon aho iri kwiyubaka kugira ngo ihatane kugaruka ku bikombe, ahubwo yaba igikomeza wa mujyo wo kuba muri ya makipe ari aho ngaho asanzwe, atari ya makipe ateye ubwoba hatanira ibikombe. Hanyuma Eric, dusoza kuri no ngingo ya hari ingingo Francis muri Rayon Sport ndetse na Rayon Sport iri kumwifuza. Urabona Rayon koko uru rwego igezweho muri make, urabona uru rwego igezweho bwo gutoragura abatoza baturutse hirya no hino, urabona birakwiye muri Rayon Sport cyangwa se hari izindi ngamba zigomba gufatwa? Ibyo ngibi nyine ikipe yo baravuga ngo yo wahiriye mu nzu naho udafunda imitwe, kuko ikipe ya Rayon Sport ko muri iyi minsi urabona ko harimo ikibazo cya mikoro n'ibyo Skol bari kumwe, ariko Skol ibyo iyiha bavuga ko n'ubu bitarahaza ikipe ya Rayon Sport bitewe n'abantu irimo. Rayon Sport buri hemba groupe y'abantu benshi, rero nicyo kibazo kiri kugaragara kuri ubu. Na perezida mushyashya twumvishe ko rwose aje gufatanya n'abantu bo muri Rayon Sport, ataje gushora amafaranga ye, kuko biragaragara cyangwa byaranagaragaye ikipe ya Rayon Sport ahantu tuzigize gutoragura cyangwa gufata abantu birukanwe. Turabizi ni mu ikipe ya APR igihe birukanaga abasore bagiye batandukanye, icyo gihe nibwo Rayon Sport tuzi yeze gufata abantu birukanwe irabazana, ariko APR nabo abakinnyi yirukana tuzi urwego waba ariho, ntabwo twavuga ko ari abantu baboroshye. Icyo gihe niyo tuzi Rayon Sport yatoraguye abantu birukanwe irabwira ati muzi. Rero kubatoza gufata umuntu wirukanwe ku mutoza wirukanwe ahantu akajya mu ikipe ya Rayon Sport, ibyo ni ahantu tubizi, kuko tuzi abatoza baza muri Rayon Sport tuzi ahantu baturutse byanze bikunze, yaba abava hanze urabizi ba Didier Gomez da Rosa twari tuzi ahantu baturutse, abatoza ba Minete twari tuzi ahantu baturutse, abatoza ba Raoul Shungu twari tuzi ahantu baturutse, abatoza ba bariya yaba uriya Murundi uriya Masud Juma twari tuzi aho baturutse. Kuri ubu rero nako turabona umutoza wirukanwe mu ikipe noneho rero kare hano mu Rwanda akaza mu ikipe ya Rayon Sport nabigwa afite nta gikombe na kimwe, usibye benda igikombe cy'amahoro hari ingingo y'abafite, ariko akaza n'igikombe cya championnat afite, akaza mu ikipe ya Rayon Sport. Byongeye yirukanwe na polisi, ikipe nayo tuzi mu Rwanda byananiye, idafite kuvuga ati igura abakinnyi n'ibyihabwa buri kimwe, ariko byamunaniye. Ku bwanjye Rayon Sport itoraguye umutoza muri polisi nka hari ingingo, n'ubundi nk'uko ndi kubivuga yaba ari amahitamo mabi. Urumva ngo yaba ari amatakirango nk'uko Eric abivuga ko agira ati ni kwa gupfunda imitwe wa wundi wabuze icyo agira agatoragura ibyo abonye. Rayon Sport rero aka kanya iri kwifuza hari ingingo Francis, ariko gusa abareyo benshi ndetse n'abandi bantu bakurikirana iby'umupira no mu Rwanda bazi Rayon Sport kuva kera barimo baribaza bati ese Rayon Sport igeze ku rwego rwo gutoragura abatoza birukanywe n'amakipe hano mu Rwanda cyangwa se bananiwe mu yandi ma equipe bakerekeza muri Rayon Sport? Nuko bitega amaso ntago biraba, gusa birimo biravugwa ko ari likely ko hari ingingo Francis yakwerekeza muri Rayon Sport kuko baramwifuza kugira ngo aze kuba yaziba icyuho cya Gibuka so heruka gusezera. Ese Rayon niwe yari ikeneye? Nuko bitega amaso abari ubwo namwe aho muri hirya no hino mu duce tw'igihugu ndabisi muradukurikira cyane kuri Mudahalis, kuri Get Sport News muradukurikira, ndetse no kuri DEO Kona, hose muba muri yo mudukurikiye. Ubwo muduhe ibitekerezo mutubwese murabona Rayon Sport koko urwego yagezeho nuko gutoragura abakipe bavuye abatoza Sprito bavuye
muri polisi cyangwa n'ahandi hantu hano mu Rwanda mu makipe ari lokale wa mugani wa Eric, cyangwa se igomba kugaruka kuri rwa ruhando rwayo rwo gushaka abatoza bakomeye bafite ibigwi nka ba Raoul Rushungu twarabonye, ba Didier Gomes twarababonye, ndetse na ba Robertinho twarababonye. None muri aka kanya barimo barifuza umutoza wirukanywe na polisi cyangwa se wasezerewe wahagaritswe by'agateganyo na polisi. Ubu ni ukubitega amaso, biri kuvugwa ntibiraba, ariko nizere ko Rayon Sport itari kuri urwo rwego. Hanyuma Eric, dukomeza ikiganiro nakubwiye ko no mu ngingo tugiye kugaruka no muri kipe ya AS Kigali iri kuvamo amatransfer atandukanye, birisa nkaho biri nkinga kuri ekipe ya Rayon Sport n'ubundi tujuru. Umusore Ruvumbu twaramubonye n'umusore wigaragaje muri Rayon Sport, ariko AS Kigali aka kanya irimo iramugera amajanja. Urabona AS Kigali urwego iriho itangiye kwiyubaka aka kanya, kuko yamaze kwizera ko izasohokera igihugu, yaba ibaye ya mbere cyangwa se ikaba n'iya kabiri, kuko biri likely ko yashwara igikombe cya shampiyona. Niyo itakibona yamaze kwizera ko izaba iya kabiri igasohoka muri Confederation Cup. Kuba ishaka uno musore Eritier Ruvumbu kandi twaramubonye, urabona AS Kigali izaba ikoze ikintu gikomeye. Ya nibyo Charles, nibyo ikipe ya AS Kigali kwifuza umusore Ruvumbu mu ikipe ya Rayon Sport. Ariko Charles ndajya mubabwiye ko ibi natari ubwa mbere mbigarutseho kuri uyu musore Ruvumbu. Nabwiye ati umusore yavuye muri Kongo nta kindi kintu kimuzanye hano mu Rwanda, yaje aje kwimurika, kuko nubundi aho yaravuye muri Kongo, shampiyona muri Kongo turayizi ni shampiyona igaragara kuri Canal Plus. Turabizi shampiyona y'Kongo ifite yabadira digital Kongo yari amateleviziyo yabo na manuza apromotinga. Kugeza kuri ubu shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda igaragara kuri televiziyo y'igihugu. Televiziyo y'igihugu kandi nabwo uzi imikino icishaho, benda hari n'ama social media menshi agiye atandukanye, benda cyo yaba kuri YouTube channel ya Ferwafa, yaba benda bamwe bagiye bajya muri bakajya no kuri DA Kona bakabonaho, cyangwa kuri Get Sport News bakababonaho, ndetse no kuri Mudari se bakabonaho ama footage y'iyo shampiyona. Ariko ikintu benda ndi kugarukaho nuko uyu musore Ruvumbu ni umusore navuga mpuzamahanga, ni umusore wajuje gukina imikino mpuzamahanga. Yateze agatego Rayon Sport abasinyira amezi 2 agira ngo arebe uko aho byerekera, avuga ati se ikipe ya Rayon Sport izasohoka. Ikipe ya Rayon Sport kugeza kuri ubu ubeshya abantu kabwe ati izakina imikino mpuzamahanga, babeshya cyereka nibagira imana rya rushanwa rya kafu benda rindi rishya rigiye kuza, bakabwira ati noneho kubera irushanwa bari kuri promotinga bashaka ya makipe afite amazina mu bihugu lokali, akaba makipe bashyiramo yabuze amahirwe kwikarifiya. Icyo gihe benda bakavuga Rayon Sport, bakavuga ati icyo gihe Rayon Sport yitabira iryo rushanwa. Ariko umusore Ruvumbu nibyo ntabwo ari ikipe Kigali ni kumwifuza, na Kiyovu yize kumwifuza, ariko Kiyovu no nibishoboka bitewe nuko Kiyovu nayo kuri mwaka nta mikino mpuzamahanga izakina. Hari amakipe muri Ghana, iwabo muri Kongo menshi ari kumwifuza, ndetse no muri Tanzania ari kwifuza umusore Ruvumbu. Rero kubwanjye kubwo mbibona mu makipe rwose yaba afite amahirwe menshi hano mu Rwanda, ikipe ya mbere ni AS Kigali, ko AS Kigali tayari ubu ngubu irayikiri gusohokera igihugu. Ubwo rero kuri Ruvumbu rwose byo uhunge nabiha 99% yuko azasohoka mu ikipe ya Rayon Sport, nka 60% ko ashobora kujya mu ikipe ya AS Kigali, kuko niyo kipe imaze kugaragaza ko izasohokera igihugu, ko uri umusore ushaka kwimurika ku ruhando nyafurika. Ariko nanone bitavuze ko ashobora kumva ejo bundi yisubire muri Kongo wabo cyangwa agiye muri Ghana, bitewe na deal yindi yakinwe, kuko abasore bafite aba agent babahagarariye bakomeye kandi babifuriza kujya ahantu batera imbere. AS Kigali bavuga ati njyewe ndaguha miliyoni 4 ku mwaka nk'izo umusore numvishe, ariko byo biracyavuga nk'ibyo numvishe Babuwa Rayon Sport kumwemerera, uko Babuwa we n'ubundi yabuzeho yerekera, niko navuga. Ubwo rero ku musore Ruvumbu we rwose birayikiri kuba yasohoka mu ikipe ya Rayon Sport, amahirwe menshi ari mu Rwanda kujya muri AS Kigali, ariko bitavuze ko AS Kigali no ku munota nyuma bashaka kwanga akajya mu yindi kipe. Nibyo biri kuvugwa muri AS Kigali ndetse n'umusore Eritier Ruvumbu Nzinga, umusore w'ikipe ya Rayon Sport kugeza kuri no munsi. Ariko AS Kigali irimo iramugera amajanja ku buryo bukomeye cyane, ku buryo ishobora no kumwibikaho mu minsi idatinze rwose, biramutse ari ibikunda natabona izindi deal cyangwa se ama offre hanze y'igihugu cy'u Rwanda, nko muri Kongo nk'uko Vita Club iri kumushaka, ndetse no muri za Tanzania hari amakipe menshi abashaka amushaka, no muri za Ghana na za Maroc ni henshi. Ubwo AS Kigali nayo ni igaragaza
interest ikomeye cyangwa se ku bushaka bukomeye ku buryo n'ibyifuzo bye babyubahiriza birashoboka ko yayerekezamo aramutse atagiye hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda atisubiriye iwabo cyangwa se ngo ajye hanze biri likely ko agomba kujoininga ikipe ya AS Kigali kuko nayo ni imwe mu makipe muri uno mwaka yerekanye ko ifite inyota y'igikombe ndetse yizeye no gusohokera igihugu kandi aba ashaka kwimurika ku ruhando mpuzamahanga. Hanyuma Eric noneho nyemerera tukiri muri no ikipe ya AS Kigali urabona barimo barashaka umuzamu Shaulin ni umuzamu w'ikipe ya Sunrise. Urabona ikipe nka AS Kigali yenda gusohokera igihugu, urabona kuba bifuza umuzamu nka Shaulin ari we uri ku rwego rwa Rayon Sport Polito rwa AS Kigali nk'ikipe igiye gusohokera igihugu. Nibyo ikipe ya AS Kigali irifuza abazamu menshi ariko ifite umuzamu bita Bate Shamir, ifite umuzamu bita Bakame. Abazamu ubona ko Bakame nibwo arimo arajya mu myaka y'ubukure ariko Bate Shamir babonaga ko akeneye wa muzamu uza kumukorera competition kuko bigaragara ko Bakame ni wa muzamu ugize muri cya gihe cyo kwereka bagenzi be uko bagarara mu izamu, ntago wari wa muzamu wagenderaho muri imikino mpuzamahanga kuko byaragaragara mu ikipe y'igihugu ubona ko ahamagarwa kugira ngo amotive bari abasore bato abereke uko imyaka bafite nyine uko bagombye guhagarara mu makipe yabo. Rero kubwo ushaka kuri umusore Shaulin muri mu ikipe ya Sunrise nibyo uri umusore yarigaragaje agaragaza urwego yagaragaza ko yazamutse bagariye rwose ubona ko yazamutse ariko navuga ko aje gutanga competition ku musore Bate Shamir kuko Shaulin nimba umwibuka muri sezishize wabonye ko yari mu bazamu beza Rayon Sport igize nayo kumwifuza. Rero kuri ubu navuga ko ubu ageze muri cyagiye bavuga ngo ni hot cake cyangwa ni ubu nibwo yeze akeneye no kuva mu ntara akajya mu mujyi wa Kigali ndetse akabona n'amahirwe yo gukina mu mikino mpuzamahanga akaba yabona n'amahirwe yo kongera kuba yahamagarwa mu ikipe y'igihugu nawe kugira ngo azatanga akazi nawe kuri bari abasore ba Clement arababonye kuri bari abasore bamvuye kure kuri bari abasore uriya musore muri Taska mvuye kure ba Emery bose aze bose abatangaho challenge ba Fiacre bose abatangaho challenge. Rero icyo gihe kirageze AS Kigali bonye uriya musore Shaulin yaza gutanga competition ku musore bita Bate Shamir byaba ari ishwa nziza. Ibyo rero byavugwaga mu makuru y'imikino yaragezweho hano kuri Get Sport News ndetse no kuri Muda Halis tutibagiye no kuri DEO Kona aho hose rero ntahandi mwasanga amakuru nkayo agezweho. Ndagushimiye cyane Eric. Naye ngushimire cyane Charles ndetse n'abadukurikiye byaba kuri Muda Halis, DEO Kona ndetse na Get Sport News. Amakuru yo nkuko twabimenyereje abari ku gihe. Nibyo rero byavugwaga muri siporo mukomeze mugubwe neza aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu. Baragiri barinde ijambo meya ndaryumva nkumva